navugaga nti niba mwitegura ikizamini nta muntu waza imbere ngo atubwire ibintu byose yaba yarize azi, ariko niba nta bihari reka tugerageze kwibukiranya nta muntu witegura ikizamini ibintu bitandukanye twagiye tubona. Hari ibintu twabonye ku bigendanye n'uburemere ntarengwa bwemewe, twabonye ko uburemere ntarengwa bwemewe buvuga uburemere bwose ntarengwa bwagenwe hakurikijwe ibiteganywa n'iri teka. Iri teka twiganye, sibyo? Batubwira ko ni ingingo ya 67 ku mihanda yo mu mijyi kimwe no ku yindi mihanda igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku kinyabiziga gifite umutambiko umwe ufungwaho ibiziga 4. Uburemere toni zingahe? Uburemere ntarengwa bwemewe ku mutambiko ufungwaho ibiziga 4, umutambiko umwe ufungwaho ibiziga 4 itoni 10, sibyo? Yaba imitambiko 2 ifungwaho ibiziga 4 zikaba toni 16, imitambiko 3 ifungwaho ibiziga 4 zikaba toni 24, kandi ngo ikamyo iyo ari yose ntigomba gutwara ibirenze toni 53. Aho ngo ni ku mihanda yo mu mijyi kimwe no ku yindi mihanda igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Hepfo tubona ko hari ahaza toni 12 n'ahaza toni 16, ziba toni 12 ku yindi mihanda iyo ibyo batubwira bitigeze birenga ibintu bitatu. Abatubwira ngo ibitambiko 2 kongereho makuzungu ziba toni 12 ibinyabiziga bifatanije. Ibikururana bifite ibitambiko 3 toni 12, ariko igihe cyose uzumva havuzwe ibintu birenze 3 bavuze ibitambiko 4 cyangwa irenga, ibitambiko 4 cyangwa se ibitambiko 3 cyangwa irenga, igihe cyose uzumva havuzwe ibintu bishobora kuba birenga 3 ziba toni 16. ariko iyo havuzwe ibintu 3 byonyine, ibitambiko 3 toni 12, ibitambiko 2 twongeyeho makuzungu, ibitambiko 2 twongeyeho makuzungu, si ibintu 3 se? Aho ucunga ngo ikintu cyavuzwe ni ibintu 3 cyangwa se birenze 3, sibyo? Aha, kandi ibinyabiziga bikururana uburemere ntarengwa bwabyo muri rusange n'uburenga toni 20. Iyo ni ingingo ya 67. Ni naho batubwira ngo iyo ikinyabiziga gikoresha ingufu za gaze cyangwa se z'amashanyarazi, uburemere ntarengwa bugenwa havanyweho toni 1 igenewe ibyo bikoresho bya gaze cyangwa by'amashanyarazi. Niba imodoka ikoresha gaze yagombaga kwikorera toni 10, icyo gihe zikorera 9, iyo toni imwe igenerwa bya bikoresho bya gaze tanka bashyiramo gaze, sibyo? Ni ibintu by'ingenzi tubona ku buremere ntarengwa bwemewe. Indi ngingo ikunda kubazwa ni ingingo ya 29 batubwira ku buremere na ku umuvuduko ntarengwa. Yego, makumyabiri atubwira ngo umuyobozi agomba kutarenza umuvuduko ntarengwa nk'uko yashyizweho n'amategeko. Iyo nta mategeko awugabanya, umuvuduko ushyizweho mu byiciro 5. Hari umuvuduko wa kilometero 80 mu isaha, 70 mu isaha, 60 mu isaha, 50 mu isaha na 25 mu isaha. Batubwira ko ngo umuvuduko wa kilometero 80 mu isaha wagenewe amapikipiki kimwe n'ibinyabiziga bifite uburemere ntarengwa bwemewe bitarenze kilograma 3500. Icyo gihe ngo ni igihe nta mategeko yigeze agira ate agabanya umuvuduko. Noneho umuvuduko wa kilometero 70 mu isaha wagenewe amavatiri y'ifasi kimwe n'amatagisi nayo atarengeje kilograma 3500. Bakongera bakatubwira umuvuduko wa kilometero 60 mu isaha, batiri yagenewe ibinyabiziga umuvuduko wa kilometero 60 mu isaha. Ibinyabiziga bitwara ibintu bifite uburemere buri hagati y'ibiro 3500 n'ibinyabiziga bitwara abantu hamwe. Umuvuduko wa kilometero 60 mu isaha wagenewe bya binyabiziga bitwarira abantu hamwe, wongera ugenerwa ibinyabiziga bitwara imizigo cyangwa se bitwara ibintu bifite uburemere buri hagati y'ibiro 3500 na 12500, uburemere hagati aho ngaho, sibyo? Ibyo binyabiziga nibyo tuzabona bigomba gushyirwamo akagabanyamuvuduko. Akagabanyamuvuduko tubona ko ari akuma gashyirwa mu kinyabiziga bukaba uburyo butuma ikinyabiziga
kidashobora kurenza umuvuduko ntarengwa nk'uko warashyizweho n'amategeko. Akagabanya umuvuduko rero gashyirwa mu binyabiziga bitwara abantu hamwe kimwe n'ibitwara imizigo, sibyo? Aha, noneho tubona umuvuduko wa kilometero 50 mu isaha ugenewe ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe cyangwa se uburemere bugendanwa burenze ibiro 12,500 kimwe na velomoteri. Na velomoteri nayo ntishobora kurenza umuvuduko wa kilometero 50 mu isaha. Twajya ku muvuduko wa kilometero 25 mu isaha niho dusanga bya binyabiziga bidasanzwe tubona ku rwego F, imashini z'ubuhinzi zikora imihanda zifite ibizibuza kwiceka kuko ariko zakozwe, yego, zifite inziga zikururuka. Ibinyabiziga byose tubona mu cyiciro cy'ibimashini bidasanzwe nk'uko twabonye twiga ku ngingo ya 6 twiga ibigendanye n'impushya, sibyo? Rero bakoresheje ibinyabiziga bifite ibibuza kwiceka, ibigendesha iminyururu, mbese za mashini zikora imihanda, izihinga, ziriya ngo ntabwo zigomba kurenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha. Iyo ni amategeko awugabanya. Iyo ni amategeko agabanya umuvuduko. Ibyo ni byiciro tubona bitanu. Ariko umuvuduko ushobora kugabanuka nk'iyo kigeze mu nsisiro. Ni ingingo ya 29 mu gika cya 4 batubwira ko cya 3 batubwira ko umuvuduko mu nsisiro uri mu byiciro bibiri. Biri ejo bundi habaye kuvuga ngo muri Kigali umuvuduko kuva kuri 50 ujya kuri 60, ariya ni amakosa kuko umuvuduko tugira mu nsisiro urambuka abiri. Hari kilometero 50 mu isaha na kilometero 40 mu isaha. Biriya byo gufata ibyapa bya 50 bakabikuraho bagashyiraho ibya 60 mu igazeti ntabirimo, sibyo? Uzakubaza mu nsisiro, tuzi ko mu nsisiro bivuga ahantu hari amazu akikije inzira nyabagendwa cyangwa se hari ibyapa bigaragaza ko aho hantu ari mu nsisiro. Rero mu nsisiro umuvuduko wa kilometero 50 mu isaha ni umuvuduko wagenewe imodoka zagenewe gusa gutwara abantu. Ya modoka ugendamo n'umuryango wawe, ya modoka ushobora kugendamo ugiye ku kazi, ya vatiri wagendamo mu mpamvu zawe bwite cyangwa se n'indi mpamvu yose, ariko izitwarira abantu hamwe, izidashobora kwikorera irenze toni imwe, igazeti tubwira ko zitarenza kilometero 40 mu isaha. N'ibindi binyabiziga byose bisigaye mu nsisiro umuvuduko wa kilometero 40 mu isaha ugenewe ibindi binyabiziga byose bisigaye uretse za modoka zagenewe gusa gutwara abantu zigendera ku muvuduko wa kilometero 50 mu isaha. Iyo dukomeje rero tukabona ku ngingo ya 29 mu gika cya 4 niho batubwira ngo ikinyabiziga cyose cyikorera irenze toni zingahe? Ikinyabiziga gishyirwaho icyerekana urugero rw'umuvuduko ntarengwa kidashobora kurenza. Ikinyabiziga gishyirwaho icyapa kigaragaza urugero rw'umuvuduko ntarengwa kidashobora kurenza iyo cyikorera irenze toni zingahe? 5. Baratubona ikinyabiziga gishobora kwikorera ibirenze toni 5 kigomba gushyirwaho na nyiracyo cyangwa se ugikoresha icyapa kigaragaza urugero rw'umuvuduko ntarengwa kidashobora kurenza. Icyo cyapa gishyirwa ku kinyabiziga inyuma ku ruhande rw'ibumoso. Ni iburyo cyangwa ibumoso? Ku ruhande rw'iburyo. Ikinyabiziga cyose gishobora kwikorera ibirenze toni 5 kiba kigomba gushyirwaho na nyiracyo cyangwa se ugikoresha icyapa kigaragaza urugero rw'umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitashobora kurenza. Icyo cyapa kigashyirwa ku kinyabiziga inyuma ku ruhande rw'iburyo, si imbere iburyo cyangwa ibumoso, si inyuma ibumoso, ahubwo ni inyuma iburyo. Ikindi nzi neza ko buri wese azi, twagiye kwiga ku byerekeranye amatara. Ubundi kuva ku ngingo ya 41 kugenda ukageza ku ngingo ya 47, yego, ukagenda ukava ku ngingo ya 75 ukageza ku ngingo ya 82 batubwira ibyerekeye amatara. Twabonye amatara maremare, amatara magufi, amatara ndangaburumbarare, ndangacyerekezo tuyanyuzemo. Twabonye ko amatara ndangambere cyangwa ndanganyuma agomba kuba adahumisha kandi agaragara nijoro igihe kiri muri metero 300. Ahari hejuru cyane hashyirwa amatara ndangambere na ndanganyuma ntashobora kurenga izengero metero 90 uvuye ku butaka. Ahantu amatara ndangambere na ndanganyuma
yashyirwa uvuye ku butaka mu gihe ikinyabiziga cyaba kidapakiye ntiharenga metero imwe na santimetero mirongo icyenda. None niba twabonye ko amatara ndangambere na ndanganyuma agaragara muri metero 300, tubona ko iyo ntera igabanuka ikaba metero 100 iyo ari amatara ndanganyuma y'ibinyabiziga. Ingingo 77, amatara ndangambere na ndanganyuma agaragara muri metero 300, ariko izo metero ziragabanuka zikaba metero 100 iyo ari amatara ndanganyuma y'iki ibinyamitende na velomoteri. Ntabwo amatara ndangambere na ndanganyuma yose agaragara muri metero 300, ariko ugomba kumenya ko iyo ari amatara ndanganyuma y'ibinyamitende na velomoteri yo agaragara muri metero 100. Twabonye ko akagarura rumuri bivuga ko ari akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kirwohereje. Akagarura rumuri gashobora gushyirwa ku by'ikinyabiziga cyikoreye nk'uko gashyirwa ku kinyabiziga ubwacyo. Yego, twabonye yuko akagarura rumuri gashyirwa ku by'ikinyabiziga cyikoreye ryari ni igihe ikinyabiziga cyikoreye ibintu birebire byarenze inyuma. Ibyo ni imodoka yikoreye ibiti byarenze inyuma. Imizigo ikinyabiziga cyikoreye gishobora kurenza metero zingahe? 3. Ariko ikimara kurenga metero imwe igomba gutangira byote cyangwa kugabanya no kugaragaza. Ku manywa igaragazwa n'agatambaro gatukura ka santimetero 50 z'uruhande, n'ijoro ikagaragazwa n'itara ritukura cyangwa se akagarura rumuri gatukura. Yego, ibyo bimenyetso bigaragaza imizigo yarenze inyuma, yaba ayo matara atukura, kaba akagarura rumuri gatukura, kaba agatambaro gatukura, bishyirwa ku buhagarike butarengeje metero 1 na santimetero 55 uvuye ku butaka, niho bishyirwa. Tuba ku ngingo 32, imizigo ikinyabiziga cyikoreye igomba kurenga bisumba ikinyabiziga. Ariko iyo cyikoreye ibintu bitagabanywa yarenga inyuma, ariko nirenze metero zingahe? 3. Ariko ikimara kurenga metero 1 igomba gutangira kugira gute? Kugaragazwa. Aha, ibyo tubiveho, tugaruke turebe akagarura rumuri nyirizina. Twabonye ku ngingo 75 ko ku kinyabiziga imbere hashyirwa utugarura rumuri dusa dute? Umweru, inyuma dutukura, mu mbavu umuhondo cyangwa icunga rihishije. Buri munyeshuri wanjye wese mbere yo kujya mu kizame azi ko ku kinyabiziga imbere hashyirwa utugarura rumuri twera, inyuma hagashyirwa udutukura, mu mbavu hagashyirwa udusa n'umuhondo cyangwa icunga rihishije. Utwo tugarura rumuri twose muri rusange tugomba kugaragara nijoro. Iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikindi kinyabiziga tugomba kugaragara muri metero zingahe? 150. Akagarura rumuri kagaragara muri metero 150 iyo kamuritswe n'amatara y'urugendo y'ikindi kinyabiziga, sibyo? Ahari hejuru cyane gashyirwa uvuye ku butaka ntigashobora kujya aharenze metero 1 na santimetero 20 mu gihe ikinyabiziga cyaba kidapakiye. Bavuga kidapakiye kuko gipakiye gishobora kwika, sibyo? Hari wari ugiye kuvuga ngo metero 1 na santimetero 900. Ntabwo ari byo, ni metero 1 na santimetero 20. Ahandi twabonye hadashyirwa harenze metero 1 na santimetero 20 ngo ntahari hejuru cyane hashyirwa amatara, imiguno y'amatara magufi. Rero akagarura rumuri, utugarura rumuri dushyirwa inyuma haza romoroke. Ni nk'utundi turacyari ku ngingo ya 77. Batubwira ko utugarura rumuri dushyirwa inyuma haza romoroke tugomba kugira ishusho y'amande 3. Nta kindi kinyabiziga cyagira utugarura rumuri twa mpande 3 uretse romoroke niyo yonyine igira utugarura rumuri twa mpande 3. Aha, ngaho mumbwire rero, romoroke ishyirwaho akagarura rumuri kamwe byagenze bite? Patrick, oya dushime. Romoroke ishyirwaho akagarura rumuri kamwe byagenze